Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Tugiye kureba ukuntu abantu bazisabira Anti-Kristo ubwabo. Abantu bazisabira Anti-Kristo ubwabo, ese bizagenda gute? Byateguwe gute? Tuzi neza ko satani iteka ryose abashaka kwigana Imana. Mu gihe cy'umwami Saul, ariwe Sawuli, abantu bo muri Israeli barebaga bakabona ibihugu bya Moab, Zamon bafite abami, nabo bakavuga bati turashaka umwami. Imana yagize ngo kibaha umwami Saul, ariwe Sawuli. Uko byabagendekeye turabizi. Ubu rero nabwo isi, ibihe turimo n'ibihe isi igenda inyuramo, ibibazo abantu bagenda bahura nabyo umunsi ku munsi, igihe byatangiye muri 2019 mwese murabibona, ibi bibazo byose ni ibintu byateguwe kera cyane, imyaka 100, imyaka 200, ku buryo biri mu bitabo byanditswe mu 1900 ko ibintu bizaba nyine, abantu bagatezwa indwara, bagatezwa ibibazo byinshi cyane, kugira ngo none ibyo bibazo nibageraho bikabarambira, bavuge bati turarambiwe, turashaka umucunguzi. Ariko umucunguzi uzava mu bantu atavuye ku Mana, uwo nguwo azaba ari Anti-Kristo. Ntuzamujye inyuma ngagushuke akuyobye urimbuke. Uzihangane, ugume mu kuri, ushake ijambo ry'Imana, kuko rizakwereka inzira nziza uzakurikira, niyo wabura ibyo kurya, niyo byagenda gute, ariko ukihangana Imana izakurishaho, kuko niyo wapfa uzabaho. Biranditse hano muri Bibiliya, niyo wapfire muri Kristo uzabaho, kuko ubuzima ntabwo burangirira, ahubwo nibwo butangiye, kuko na nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Reka turebe rero ibi bintu uko navuze byateguye igihe kirekire, imyaka 100 ishize, ariko noneho ubu ngubu akaba aribwo biri gushyirwa mu bikorwa muri iki gihe cyacu. Nubwo umwuka wa Anti-Kristo waje mu isi kera, ariko uwo muntu wa Anti-Kristo umwe bazazana ni abantu bazamwisabira, kuko abantu bazavuga bati turarambiwe, turashaka umucunguzi, ariko umucunguzi wabo uzaba mu bantu, uko nabivuze, ni ukumwitondera. Hagomba rero kuba ibintu byinshi by'ubugome bukabije, kugira ngo abantu bace bugufi, bapfukamire systeme, noneho nabo bagire n'ijambo muri iyo systeme. Ariko uzi ubwenge, nubona bari gupfukamira hano, uzanyura. Niba pfukamira hariya, uzanyure hariya, kuko ibigeragezo bya 2019 bitwereka neza ishusho y'uko ibintu bigiye kumera mu minsi iri imbere. Tukavuga tuti rero, komeza wizere ukuri ko ugiye kuza hanze. Kristo azaza, ariko ukuri kuzabanza gutsinda ikinyoma, kandi ikinyoma niyo mpamvu ubona kirimo imbaraga nyinshi cyane, kugira ngo gipfukamire benshi badasobanukiwe uko bigenze. Wowe uzi ubwenge, wowe ureba ukabona ibintu bibera mu isi, ukabona ibintu aho bigana, cyakenge utegereze, wihangane, ugume mu gakiza, utegereze ukuri uko byagenda kose, uko byanditse hano, ukuri uko byagenda kose kuzanesha satani na gahunda arimo zose, bizikubita hasi nk'inzu yubatse ku mucanga. Satani n'abambari be bose n'abazamukurikira buhumyi bose uko bangana, Imana ntabwo izavuga ngo wakurikiye buhumyi kutabimenye. Turababwira, kubabwiriza niko kazi Imana yaduhaye, kugira ngo turebe ko byibuze twaramira n'umwe cyangwa babiri. Ariko abazakurikira Anti-Kristo, wamukurikira buhumyi, wamukurikira ubishatse, uko wamukurikira kose, bazarimbukana nk'inzu yubatse ku musenyi. Amateka rero ntabwo agiye yisubiramo. Amateka ahoraho ibyabaye kugira ngo byisubiremo. Akaba ariyo mpamvu uko byagenze ku mwami Sawuli, ariko bigiye kongera kuba, ariko kino gihe noneho abantu bakaba bagiye kwisabira Anti-Kristo uzabata mu manga y'umuriro n'umunyenga y'umuriro, aho atazashobora kwirokora, kandi barafite umwanya n'ubushobozi bwo gukurikira ijambo ry'Imana. Abantu bakabigisha bakababwiriza, ariko bakanga, bakavunira ibiti mu matwi, ntibumve ijambo ry'Imana. Abo rero bazakurikira Anti-Kristo
nibo bazarimbukana nawe ubuziraherezo nk'uko byanditse mu gitabo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.